ariko pastor wenda tukivuga ku nzozi hari ikintu bita kurota, hari icyo bita kwiroteraho, cyane cyane mu bantu b'abadoresa bajene, rimwe na rimwe usanga mu byumba mu nsengero abantu batura ngo inzozi zipfuye, abandi bakabyita ubusambanyi, abandi bakabyita ubundi buryo butandukanye. Wenda byo niki wabitubwiraho wenda turi kuri kamera z'iyobokamana? Hari ibintu bibiri numvishemo. Ari kwiroteraho mbega cyane cyane ku gitsina gabo. Yego. Nyine ngo narose inzozi zipfuye. Uri nko gusambana. Voilà. Yego. Ngira ngo akenshi nibyo twihana. Kurota rero uri gusambana, ushobora kurota inzoka, ariko Imana ifite icyo ishaka kugira gute kukubwira. Kitavuze yuko ari inyatsi igihe cyose. Ushobora kurota urugero inzoka izengurutse urugo rw'umuntu. Mu by'ukuri hari ibintu tuzi bifite icyo bisobanuye mu buryo bw'inzozi, ariko si ihame nongereho icyo kintu ko ari uko igihe cyose ubirose biba bishaka kuvuga. Abavuga ko bazisobanura ko babyita ihame. Inzozi n'abantu basanzwe barazirota, ariko iyo Imana ishaka gusura abantu bakomeye cyane ibasanga mu nzozi. Inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV, turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. Murabona ko twicaranye n'umutumirwa wacu, niwe tugiye kuganira. Nukurikira neza ikiganiro tugiye kugirana, ntabwo uri buze guhomerwa rwose, uri buze kungukamo ibintu byinshi. Ni munyemerero dutangire tumusuhuza, tumuhereze ikaze kwiyobokamana TV. Mwiriwe neza kandi muraho murakomeye? Muraho neza Joel. Amakuru. Nukuri ndashima umwami. Wow, tuguha ikaze kwiyobokamana TV. Murakoze cyane. Urahita utagirana no kwibwira abantu badukurikiye bamenye ngo tugiye kubana nande muri iki kiganiro? Amazina ni Habimana François, ni pasiteri. Abakurikira Iyobokamana TV cyangwa se ibindi binyamakuru tumaze kumenyana, kereka abantu bashya wenda, kandi nabo nanjye mboneyeho umwanya wo gusuhuza inshuti zanjye ziri hirya no hino ku isi, ndetse n'abashya tugiye kumenyana. Yesu aduhane umugisha. Yego. Ukabasuhuje, reka nanjye twe dusuhuza inshuti zacu cyangwa abakunzi bacu badukurikira bari ahantu hatandukanye mu bihugu by'umugabane wa Afurika, yaba ibya hafi y'u Rwanda ndetse n'ibya kure, ku yindi migabane muri Canada, muri Amerika, ndetse no ku mugabane wa Aziya, tutibagiwe ari ku mugabane w'i Burayi, n'abari muri Australia. Muri Australia dusuhuze yo korali yitwa Beraka Kwaya y'abapantekote, iri gukora indirimbo nziza cyane ku buryo ushobora kujya kuri chaîne yabo ushaka indirimbo nziza zigezweho, ugakora subscribe kugira ngo uko bazajya bashyira izindi ugenda uzireba mu buryo butandukanye, maze dukomeze dufashanye kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Tugiye kuganira na Pastor François, turaganira ku bintu bigiye bitandukanye, cyane cyane biri buze kutajya kure y'inzozi, igisobanuro cy'inzozi, abantu barota n'ibintu bikomeye tugiye kuganira. Ntugire ngo biroroshye, kubera ko nkunda kubona ikintu cyitwa nk'inzozi, abantu bamwe ati ndi umusobanuzi, abandi bati njyewe ndi karosi, mu buryo butandukanye. Ibyo bintu byose ahari turi buze kugenda tubiganiraho kugira ngo tugende dusobanukirwa. Ubundi wenda iyo wavuze ngo inzozi, ubundi inzozi ni iki buriya pastor? Inzozi ni ijambo risobanurwa bitewe n'icyiciro runaka. Iyo uri muri gospel cyangwa mu bijyanye n'iyobokamana hari uburyo bisobanurwa, mu buryo buri psychologique bw'imitekerereze bifite uko bisobanurwa, no muri buryo mbega mu buryo bwa science nabwo bifite ukundi kuntu bisobanurwa. Ariko en general inzozi ni ibintu umuntu abona mu gihe asinziriye, ari muri unconscious, donc atari mu buryo buri nomo, mbega asinziriye yagiye mu yindi si, yavuye mu buryo bwa conscience akinjira mu bundi buryo buri unconscious. Kimwe nk'uko ushobora no kuba uri hagati ya conscience and unconscious, kuko ukaba usinziriye mu ruhande rumwe ariko uri n'amaso mu rundi ruhande. Hari umuntu ukubwira ati narose numvaga ntasinziriye cyane, ni nk'agatotsi kamfashe gato cyane ariko sinagenda wese. Mu minota 2 akakubwira mwa muri kumwe ati tagatotsi kari kantwaye ndosi ibintu. Rero ni ibyo ubona mu gihe warusinziriye,
abahanga muri psychology bakavuga ko ari ibyo ubona bijyanye n'ibyari bisanzwe biri muri wowe wigeze ubona cyangwa se wigeze wumva cyangwa se wigeze uganira. Ikindi bikajyana n'amarangamutima, ibintu emosiyo zawe ziri gutekereza, reka mvuga gutyo, cyangwa se ziri kwitaho, ibyo byose bikaba byatuma urota. Ariko rero twebwe nk'abanyamwuka hari impano yitwa inzozi, Bibiliya irayemera ko ibaho yo kurota. Iyi mpano y'inzozi rero ntago ihabwa umuntu ukijijwe cyangwa udakijijwe, uwo ari we wese Imana irayimuha. Ntibisaba gukizwa cyangwa kudakizwa. Ndaguha urugero. Ku mpano y'inzozi, ubwo twinjiye mu bijyanye n'iyobokamana. Umugabo Farawo yararose. Yego. Aravuga ati hagira unsobanurira inzozi nagize gute narose. No mu gihe cya Daniel umwami yararose, kandi abo bose ntago bari abakristo, ariko bararota, kandi ibyo barose biba ari ibintu bigize bite bifatika. Kenshi inzozi zikunda abami, buriya bagira n'impano y'inzozi ikomeye cyane. Abantu b'abami cyane cyane mu buzima busanzwe nibo bagira impano y'inzozi, kimwe n'abasaza n'abakecuru. Bibiliya ivuga ko ngo mu minsi y'imperuka abahungu banyu bazahanura, bazerekwa, bazagira bate, ngo n'abasaza n'abakecuru bazagira bate, bazarota. Aha, ibyo birumvikana. Noneho reka tugendeye kuri urwo rugero watanze, rumwe uvuga ati Farawo yararose inzozi, asaba ndetse yuko bazimusobanurira. Uko se abantu bagira impano z'inzozi ni nako hari n'abimana igenera impano yo kuzisobanura. Ariko abantu benshi bavuga ko basobanura inzozi bashobora kuba harimo n'ababikora nko gutera waraza. Impamvu mbivuga, tugendeye kuri urwo rugero rwa Farawo arose inzozi, ahamagara abapfumu, abakonikoni n'abandi bantu ngo bari bafite impano zo kuzisobanura muri icyo gihe, ndetse baza bari fiyeri bavuga bati ndetse ntidusanzwe tuzisobanura. Noneho ababwiye ngo nazirose kandi notebye icyitonderwa, nazibagiwe. Ababwiye ko yazibagiye bagize ikibazo, baravuga bati ati mwami vuga inzozi warose tugusobanurire. Ati ikibazo rero noneho nazibagiwe, mufite inshingano yo kuzinsobanurira, nako yo kuzinyibutsa mukanazinsobanurira. Aho rero niho bapimiwe sasa, kubera ko bari bamenyereye guhera ku byo yarose bakabivuga uko babyumva bakamusobanurira. Noneho baguye mu mutego yuko yazibagiwe, kandi mu by'ukuri umuntu ufite impano yo gusobanura inzozi yagombye no kuba afite iyo kuba yazibutsa, ubundi byagombye kujyana. Ubundi igikomeye muri ibyo ni ukubasha kwibutsa umuntu. Noneho icyo yarose bigaragara rero urwo rugero rwa Farawo n'abo bantu n'abo basobanuzi ngo bari b'abanyempano bo gusobanura inzozi, biragaragaza ko ari abanyempano akenshi barotoraga inzozi bahereye ku byo umwami yarose, bakabigena uko babyumva, ariko harimo abamubeshya batafite izo mpano, nk'uko bagize ubwo bwoba biza gutuma Yosefu ni waze kuzisobanura. Reka tureke kubitindaho, ariko we utubwire, nko mu Rwanda tugira abantu bavuga bati ugisobanura cy'inzozi, umuntu ngo narota bimeze gutya ngo bizabivuze ibi. Nge ntabwo kenshi ntabwo nemeranwa nabo, ku mpamvu z'uko mbona ari ibintu nanjye ubwanjye nubwo ntaba mfite impano nshobora kugenda ngashyira hariya ngo nindota wenda mbona indabo ziteretse mu kabindi cyangwa mu ntuze, bizaba bisobanuye iki, nkagishyiraho nk'ihame, ariko atari ukuvuga ngo niko bimeze. Wowe wenda ubivugaho iki ibyo ngibyo? Gusobanura inzozi ni impano ukwayo. Ngira ngo ikiganiro wenda uyu munsi turavuga muri make, tuzongere tukirambure ugenda umbaza. Hari ibintu mu buryo bwo gusobanura inzozi bizwi in general muri rusange, umuntu yakubwira ikintu ukabuza icyo gisobanura, ariko ntago ari ihame ko icyo kintu uburyo umuntu yakirosemo ari ukugihora gisobanura. Biterwa na context cyangwa se n'ibijyanye n'ikimana yashatse ko amenya. Ndaza kugerageza nshaka urugero nkubwira ikintu kimwe ushobora kurota ariko gisobanura ibintu byinshi.
reka nguhe urugero nk'inzoka. None satani. Inzoka ubundi isobanura umuriganya. Yarose umuriganya, inyatsi, ibintu nk'ibyo. Ariko inzoka ishobora no kuza nk'uko bivuga muri context ya Satani. Cyangwa se Bibiliya iratangaje kuvuga ngo mugende nk'iki nk'inzoka. Ngo ariko mutore nk'iki nk'inuma. Mugende nk'inzoka mutaryana. Biratangaje ko ari ikintu kibi, ariko Imana itanzeho example y'uburyo bwo kuba maso, bwo kwirinda, bwo kugira amakenga. Rero muri context imwe ushobora kurota inzoka, ariko Imana ifite icyo ishaka kugira gute kukubwira. Kitavuze yuko ari inyatsi igihe cyose. Ushobora kurota urugero inzoka izengurutse urugo rw'umuntu. Mu by'ukuri ishobora kuba icyo gihe atari inyatsi, ari nk'umuriganya, cyangwa se ari nk'ikindi kintu gishaka kuba muri urwo rugo kidasanzwe, cyangwa se ari abadayimoni bagose iki urwo rugo n'ibindi bintu, cyangwa se ugasanga ni nk'umudayimoni familiare wa karande runaka. Imana ishaka kubamenyesha ko ari umudayimoni wo mu gisekuru, kuko ibintu by'inzozi ni ibintu birebire. Ndashaka kugira uwo nkomeretsa mu buryo abisobanuramo, kuko buri wese afite uko abisobanura, ariko n'impano yo kwitondera, kuko ngewe hari n'ibyo umbwira ko warose bikansaba ko mfata igihe cyo kubisengera kugira ngo mbaze n'iki mu by'ukuri Imana ashaka kubwira uyu muntu, kuko uburyo ushobora kubisobanura mu buryo bw'ubwenge bwawe. Hari ibintu tuzi n'igenero, nk'urugero iyo umuntu arose akanyamasyo, rimwe na rimwe abantu bamwe bashobora kuvuga ngo ni intege nke kubera uburyo kagenda gakeya. Nk'urugero hari abantu numvisha basobanura nk'ibijumba, kurota ibijumba noroma ubundi bisobanura intege nkeya kuri mu bihe by'iki ibijumba. Ibijumba bibarike reka ariko urumva ko muri sense y'ubwenge ntaho bihuriye. Ibijumba ubundi ni igiterambaraga, kuko ni ikinyamafufu. Ariko noneho mu buryo buri spirituel ikijumba kivuga iki? Intege nke rose uri kubivota. Ariko se ni Imana kuvuga ngo mu buryo buri spirituel ni Imana yarabishyizeho. Urumva impamvu mbibaza, hari abantu bavuga ati niba urose ibijumba bisobanuye iki, bakabigira ihame, bakabyigisha, bakabicuranga, bikayobokwa. Ubundi mu by'ukuri hari ibintu tuzi bifite icyo bisobanuye mu buryo bw'inzozi, ariko si ihame. Nongereho icyo kintu ko ari uko igihe cyose ubirose biba bishaka kuvuga. Abavuga ko bazisobanura ko babyita ihame, ntabwo ari ihame ko icyo kintu gisobanura igihe cyose icyo kintu, kuko hari n'igihe aba ari indi message Imana ishaka gutanga bitewe n'uburyo ibyo bintu byajemo. Kuko ari igihe umuntu anyandikira ngo harya ngo kurota ngo ubona ngo inzoka bivuga iki. No, ntabwo mpita nkubwira ngo bisobanura umuriganya, mbwira context ibyo bintu wabibonyemo, kuko nibwo biri bugire meaning, nibwo biri bugire ubusobanuro bitewe na context ibyo bintu wabibonyemo niyerekwa ryakurikiyeho. So ni nko kuvuga ngo kurota turi kumwe na president. Mu by'ukuri abantu bakunda kubirota. Noroma bisobanura Imana. Reka president burya ni nk'Imana mu gihugu. President buriya mu kintu ugomba kwitondera, jya utinya umuntu Imana rimwe uretse ko atari iki gihe cyose bivuze, ariko jya utinya umuntu Imana igaragaza kuba umurose, ukaba urose ko wahuye n'Imana. Kimwe nk'uko ushobora kurota perezida cyangwa umwana we cyangwa undi muntu ukomeye ku rwego rw'isi bifite indi meaning. Bishobora kuba ari Imana ishaka kuzamura mu cyubahiro, ibyo nabyo cyangwa se Imana ikwereka uburinzi, ko ufite uburinzi bwayo. Ni meaning y'ibintu byinshi, kandi nabwo nibyo nakubwiraga biterwa na context ibintu ubirosemo. Ariko iyo bavuze akenshi umuntu arota ibintu bihuye n'ibyo atekereza. Ni urugero, umuntu akaba yiriwe atekereza ibintu nijoro byageraho bikaza. Izo ni inzozi. Inzozi nibyo ugize neza, zigabanyijemo ibice bitatu. Bundi na Bibiliya irabivuga. Mu gitabo cy'umubwiriza havuga ko hari inzozi ziterwa n'umuruho. Inzozi z'umuruho. Igihe cyose aramumbwira ngo muri iyi minsi ngo ndumva ntanezerewe, ngo ndi kurota ibintu bibi gusa, ngo ndota ngo ndi mu ishuri, ibintu nk'ibyo. Urumva ngo ndota ngo bapfuye. So ari igihe zishobora kuba ari inzozi z'umuruho. Izo nzozi z'umuruho ziterwa n'iki? Nibyo nakubwiraga. Ziterwa
n'ibyo wabonye mu maso yawe. Donc ushobora kubibonye hashize igihe gito cyangwa se kinini. Turi kugendana igihe kinini, kubera ko uko ubwonko bundi bugira igice cyo kubika amakuru y'ibyo wabonye. Ndaguha nk'urugero, ubu nturaba ufite gahunda ukayibagirwa, ariko waza kugera ahantu imwe mu mitsi cyangwa se imwe mu dupariti tw'ubwonko twa serivo turi gukora neza dutuje nta munaniro, bya bintu ukaza gusa ko nabifite gahunda yo guhura n'umuntu. Ni ukuvuga ko ibyo bintu ntago biba byagiye terike, biba bifite ahantu mu gice cy'ubwonko buba bwagiye bikibika. Ni agace ka sitoke, reka nkite sitoke. Yego. Rero umuntu nawe ashobora kurota ibintu bijyanye, kubera ko umuntu nimba aryamye imiruho yose iba yageze gute, yashize cyangwa se aba yayiruhutse. Biroroshye cyane ko agace gatoya k'ubwonko gashobora kugarura ibyo wari urimo kare cyangwa wabayemo, cyangwa ibyo wabayemo. Ni nko kurota ngo ubona ngo uri mu cyari wanyu, ngo bisobanura ngo ubukene. Mwisi y'umwuka koko biramutse atari ibyo wegeze ubona nicyo bisobanura, ariko normal bishobora no kuza ariko wibutse, ubwonko bwibutse ya mavoka yo kwa Stratoni na bya bisheke bya sendatazi. Urumva noneho bukibuka, ndabyibuka nk'ujya tubyuka tujya gutoragura nka marakuja n'amapera. Ubwo rero igihe cyose mbirose ntibisobanuye kuko ubundi gutoragura imbuto bisobanura ko ugiye kwakira iki, umugisha udasanzwe. Ariko rero igihe cyose nibyo nakubwira ngo biterwa na context. Ngewe umbwiye inzozi bisaba ko dufatana umwanya uhagije ukantekerereza, nanjye nkabaza mwuka wera uri muri nge, ese koko nibyo yegeze abamo cyangwa se hari icyo bishaka kuvuga. Ejo bundi narose ndi guhumba amateke. Bisobanuye iki? Ubuze kera nta mateke wajya kujya gukura. So hari uburyo bubiri, iyo ujyanye urose uri gusarura imyaka n'igihe cyawe cy'umugisha, ariko bishobora no gusobanura n'ibindi. Wari uri guhumba ubona yashize se? Oya. Nabwo aramutse uri guhumba mu mufuka wawe uri musatira ubuzima bubi, mu yandi magambo urutwanya muri kurya. Ariko hari n'igihe ushobora kurota ibyo ngibyo wasubiye ari nko mu cyaro kera warageze bikubaho. Reka rero nyemera, nibwo rero nakubwiraga ibice bitatu bigize inzozi. Hari kurota ibyo wabayemo, hari no kurota ibyo wifuza ko ari byo biba. Yego. Kurota donc narose nge mbana na Margarita. Yego. Abantu benshi se bagiye bayoba mu ubwo buryo ngo n'ikimenyimenyi ngo kandi nkubwiza ukuri ngo tuzabana, nyuma babana ugasanga babayeho mu buzima bubi. Wenda yabirose abitekerezaho umwanya munini, nako plutôt yabiga itekereje kare ku manywa, nijoro arabirota. Kandi nabwo n'uburyo wabirosemo ntabwo kurota umuntu ntibihagije, biterwa na context wamurosemo. Iyo rero ni uburyo ubwo buryo bwo guterwa nuko ibintu wabibayemo cyangwa wabibonye cyangwa wabyumvishe cyangwa wabiganiriye. Hari n'uburyo bwa kabiri umuntu ushobora kubirotamo bijyanye n'amarangamutima, icyo wifuza. Umuhungu akaba yifuza kubana n'umukobwa runaka akamurota. Hari n'uburyo bwa gatatu, nuko Satani yakuvangira mu nzozi. Satani ashobora kukurotesha cyane rwose, ashobora kukuvangira nkuko n'ubundi mu zindi impano y'inzozi ushobora kuvangirwa, nkuko n'impano yo guhanura nayo ushobora kugira gute kuvangirwa, n'impano nayo isanzwe ushobora kugira gute kuvangirwamo. Hakaba rero n'impano noneho n'inzozi direct zivuye ku Mana. Dusubire muri Egiputa kwa Farawo. Iriya kese yabaye ya ziriya nzozi yarose zibura uzisobanura, kandi yatumiye abantu basanzwe basobanura inzozi. Ni ukuvuga ko hari abantu bashobora guhabwa impano yo kugarukira ku gusobanura inzozi zarotowe, ntibamenye ibyaroswe. Hakaba noneho n'undi muntu ushobora guhabwa impano yo kuba yanakwibutsa ibyaroswaga n'abisobanura. Kubasha
wishurirwa ibyo umuntu yarose ukanabisobanura. Ni impano yindi ariko nyine y'imbaraga, reka mbivuga gutyo. Ariko iyo tuvuga gutya impano, ntutekereze ko abarokora aribo bagira impano gusa. N'abapfumu barahari bafite izo mpano, urabyumva? Kuko ni wowe hari mu kiganiro twagiranye na Jado dusobanura ko bamwe mu bapfumu ba original apana bano ba pirate baba bishakira ibiryo, bafite impano bakomora hehe, bakomora i Yerusalemu, bakomora i Buyuda, bakomora muri Isiraheli. Urumva? Yego. None izo mpano ahubwo bakaba barahisemo kuzikoresha mu zindi nzira atari mu nzira zihesha Imana icyubahiro. Rimwe na rimwe impano zigabanyijemo ibice bibiri. Ari igice cy'impano kavukire umuntu avukana, hakaba n'igice cy'impano umuntu ahabwa na Mwuka Wera. Izi mpano umuntu avukana, naho umuntu atakizwa, naho umuntu atabakorera Imana, iyo mpano yo ikomeza kugira gute, irakora. Hakaba n'impano za Mwuka Wera zihabwa umuntu ahabwa kubera igihe cy'ububyutse. Ngira ngo aho ngaho urabyumvishije. Rero kuba umwami yaratumiye abapfumu, agatumira n'abakozi b'Imana n'abandi, nuko muri abo bantu bose bari harimo abafite izo mpano koko zo kugira gute, gusobanura. Ariko kuko Imana yashakaga gutabara umugabo witwa Yosefu, ikirere cy'abandi bahanuzi, ikirere cy'abapfumu iragifunga, ifungura ikirere cyande cy'umugabo witwa Yosefu kugira ngo atabarwe. Ubundi Imana ishaka kukugirira neza, hari igihe ifunga ikirere cy'abandi, ikirere cyabo kikaba aricyo gisigara gikora bitewe n'icyo ishaka. Nijya nyambwira abantu ngo abantu bose ntibazakizwa na Ben Hines nubwo afite iyo mpano yo gusengera abarwayi. Abantu bose ntibazakizwa n'abandi banyempano tuzi bakomeye. Buri wese Imana ifite misiyo yamugeneye hano kuri iyi si, yayirangiza agataha. Nibyo nendaga kukubwira rero bijyanye n'impano. Warumbajije uti hari umuntu ushobora kugira impano yo kuba yakurotorera ibyo warose wanabyibagiwe akanabisobanura. Nayo Bibiliya iravuga ngo ni impano yo guhishura ibihishwe. Ni nako Yosefu yavuze, ndetse na Daniel igihe yasobanuraga inzozi z'umwami, yaravuze ngo ni Imana ihishura ibigize gute, ibihishwe. Nayo ni impano kwayo rero. None se abantu tubona bavuga bati dufite impano zo gusobanura inzozi, ku buryo ushobora no kumubwira nyine atiriwe anasenga agahita akubwira ati niba warose ibi bimeze gutya na gutya. Rimwe na rimwe umuntu ashobora kuvuga ngo ahari nko kwihimbaza. Niba uvuga uti umuntu yavuze ngo reka nsobanura inzozi, bisaba ko mbanza gusenga Imana ngo menye icyo zisobanuye, kuko ntabwo kategori ziri generale ku buryo wavuga ngo iki ni iki, ariko agahita akubwira ati bisobanuye ibi n'ibi bigendeye yuko yumvisha bamurotoreye. Mu by'ukuri Bibiliya n'abari aba Daniel n'abo ba Yosefu bose twavugaga, mbere yuko basobanura inzozi babanzaga gufata igihe, basabaga umwami ngo mwami nyemerera uduhe umunsi umwe tubanze tujye imbere y'Imana cyangwa se iminsi 2, ugafata igihe cyo gusenga ukabaza Imana udahubagurika, kuko kutindana n'Imana ni kumenya amakuru aturuka mu ijuru. Kuruta ko ibintu wabifata nkaho bibaye rutine, ukabifata nk'uko ibintu bidahinduka, mbega uko nguko ari uko bimeze. Ibintu byose bishobora kugira ubundi busobanuro. Hari n'igihe usenga inzozi Imana ikakubwira ko izo nzozi umuntu yarose ari iz'umuruho, cyangwa se ari abadayimoni bari kumuteza ubwoba gusa kugira ngo abeho atanezerewe, ahagaritse umutima. Cyangwa se Imana ikakubwira ati nashaka kumumenyesha iki n'iki, byashaka gusobanura ibi n'ibi. Byiza rero inama natanga nuko mu gihe umuntu agubwiye inzozi, wajya ufata umwanya wo kugira gute, wo gusenga, ugafata umwanya wo kubaza Imana mu by'ukuri, kuko nimba uri umukozi w'Imana bitamera nka bya bindi byo gutera inzuzi. Ibintu by'inzozi biri mu kirere gikomeye, biri mu isi y'umwuka n'ubundi cyane, kuko abantu benshi usanga barota. Wababwira ngo basobanurire inzozi
nawe ati kandi jo ukiri naho reka mvuge kuri iki kintu cy'inzozi ngenze abantu batanye hagati yabo umugabo n'umugore umugore yambwiye ati umugabo wanjye muramurota igihe cyose asambana ati ndamutaye kabisa ati nubwo ntaramufata neza ariko arasambana hagati yabo hatangira kuzamo umwuka mubi wo gukekana umugore atangira kujya yirwa muri telefone n'ibike iki kintu abantu bakitondera cy'inzozi satani nawe ajya kinyuramo kugira ngo aba yateranya abantu n'abandi aba yabiba urwangano hagati yanjye wemera ko hari abantu batakivugana ngo yaramurose nabi ngo narose ejo yarangambanira biroroshye ikindi nshaka kubwira abantu nuko satani afite ubushobozi bw'uburyo bubiri gufata ishusho ya Joel akayiyambika kandi ari umudayimoni akagutera mu nzozi cyangwa se akagenda akajya mu marimbi akiyambika umubiri w'umuntu wapfuye ndaguha urugero rw'umupfumu washitse Samweli murabyibuka muri Bibiliya igihe Samweli yazukaga umupfumu ati mbonye Imana yera ati mbonye ishyano Samweli ati muranduhiriza iki muza kunzura murabizi ibyo yahanuye niki kwereka capacity erega isi y'umwuka abantu batekereza ko ari isi yoroshye ari ibintu umuntu wese ashobora gusobanura uburyo bworoshye isi y'umwuka yo tuvuze isi y'umwuka ntabwo ari umwuka w'Imana wonyine urimo harimo n'imyuka mibi kuko mu kirere iki ngiki tubona cy'umwuka kirimo ikirere cya gatatu kibamo n'imbaraga z'abadayimoni turi kugendana yego abo badayimoni bashinzwe gutangira amasengesho y'abera no gutangira ibisubizo by'abera ariko no gukora izindi activity nitubona umwanya nzakubwira uburyo iki kirere gikora gishobora ndetse iki kirere gukorana n'abakomeye bo mwisi wibuke ko mu gihe cya Danieli iki kirere cya gatatu ariho Paulo yavuze ngo hari umuntu wagiye mu mwuka agera mu ijuru rya gatatu cyakoranaga n'abamedi n'abaperesi bari abami bwari ubutegetsi bwari buho muri icyo gihe no muri iki gihe rero ntibigutangaze ibintu biba mu isi satani ashaka gukora mu isi by'ubugome byo kwica abantu byo kurimbura abantu byo guteza imyuzure byo guteza ibyorezo n'ibindi ashobora gukorana na bamwe mu bwami bwemeye gukorana n'izo mbaraga buri hano kuri iyi si sinzi icyo mvuze ni kandi urumva bwari ubwami bukomatanyije bw'abamedi n'abapesi bwari ubwami bukomeye cyane muri icyo gihe yego rero biroroshye cyane ubwo reka ngaruke ku by'inzozi ko satani ashobora kwiyambika umubiri w'uwapfuye cyangwa umubiri w'uriho cyangwa se akanakorana nawe afitanye communication n'uwo muntu akaba yagutera no mu nzozi Joel kuba wandose ngo François nguzi ukuntu namuroza uzi ko ari n'igihe aba ari abadayimoni bashaka kukunyangisha cyane ariyo mpamvu navuze ngo ifu kubanza ugasenga ukamenya izo nzozi zaturutse ku Mana cyangwa kuri Satani cyangwa se zaturutse mu bitekerezo hari umuntu ugeze nk'ubuhamya ndabyibutse yari umumama ambwira ukuntu yasenye urugo kubera inzozi ibyo wavugaga ngo bagiye kumuntu usobanura inzozi bitewe n'ibintu yarotaga ku mugabo we bya bindi wari uvuze amubwira ati hubwo watize ati kuva aho rubirota ubirose kenshi uvuge uvuyeyo timutandukane ntigira n'indi nteguza atuhita utandukana nawe urumva nk'urwo rugo umuntu yavuga ngo rwasenywe n'inzozi n'umusobanuzi wazo mu by'ukuri uwo muntu wawuzisobanura hari umuntu nawe urumva ko yabigizemo uruhare mu isenyuka ry'urwo rugo no kuvuga wenda ibyo yarose ngewe hari uwambwiye ukuntu ararota umugabo ngo ashaka kumwica ngo ashaka ngo igihe cyose ngo afite icyuma ngo ashaka kumutera namubaze mu buzima busanzwe musanzwe mubanye gute akambwira ati ni ukuri dusanzwe tubana neza mu mahoro y'Imana uracyumva nk'icyo kintu none se urumva utagize ubwenge buri gihe ukarota inshuro ya mbere inshuro ya kabiri umuntu akuniga cyangwa gutera icyuma yarambwiye ngo bwa mbere yose ashaka kumutera icyuma ngo bwa kabiri arota ngo amuniga ubwa gatatu ariko dusenze sanga ni abadayimoni bashaka gusenya iki urwo rugo
yego musenze. usibye ko bishobora no kuba n'ibintu yabonye muri televiziyo turi kugendana cyangwa mu bundi buryo, cyangwa yaganiriye n'umuntu akumva nk'inkuru y'umugabo wishe umugore yabibonye kuri televiziyo, nawe emosiyo ze mu buryo buri indirect sigatekereza atari ku uyu mugabo ubundi ko nawe ntamubyaye yazanyica nk'uko numvise izo nkuru zo kugira ute zo kunyica, cyangwa se uyu mugore ukarota nk'umugore wawe ari kugira ute aryamanye n'abandi bagabo cyangwa ari kukuruka. So ni ibintu byo kwitondera bigomba kugufata, nk'uko ibintu byose byaba n'ubuhanuzi wakiriye niyerekwa ugize ugomba gufata igihe cyo kugira gute cyo kubisengera. Inzozi n'abantu basanzwe barazirota, ariko iyo Imana ishaka gusura abami, abantu bakomeye cyane, ibasanga mu nzozi. Okay. Ngira ngo ni ibintu kuko rimwe na rimwe kubageraho uri umuhanuzi cyangwa urundi biragoye. Kenshi abaho abahanuzi b'ibwami ntibaba benshi rero, hari igihe aba ari umwe cyangwa babiri, ashobora kuba yibereye mu ntege nke muri iyo minsi nta connection afitanye n'ijuru, ariko Imana ishaka gusura uwo mwami biroroshye kumusanga kenshi mu nzozi. Ariko pastor, wenda tukivuga ku nzozi, hari ikintu bita kurota, hari icyo bita kwiroteraho, cyane cyane mu bantu b'abadoresa bajene. Rimwe na rimwe usanga mu byumba mu nsengero abantu batura ngo inzozi zipfuye, abandi bakabyita ubusambanyi, abandi bakabyita ubundi buryo butandukanye. Wenda byo niki wabitubwiraho, wenda turi kuri kamera z'iyobokamana? Hari ibintu bibiri numvishemo. Ari kwiroteraho mbega cyane cyane ku gitsina gabo, yego, ku bajene cyane kugira ngo nibo bikunda kubaho abantu bakiri batoya. Hari n'icyo cy'inzozi zipfuye, reka mbitandukanye. Kwiroteraho umwana w'umuhungu ugeze mu kigero cy'imyaka 12 n'itanu n'irindwi mu gihe cya puberite 20 gutyo, ntabwo ari icyaha. Abahubwo bari umubiri ni impinduka z'umubiri. Ni nko kujya, sibwo mbivuge ngo ni nko kujya mu mihango kw'abakobwa, kwa kundi bagera muri ya myaka 10 n'ingahe bitewe n'uko yakuze, kuko hari n'ubijyama bitinze, bitewe bijyana n'imirire n'imikurire y'umubiri n'iki n'ibibazo stress byose bishobora kuza rero vuba cyangwa bikaza bitinze bitewe naho wakuze. Rero nabiriya byo kwiroteraho cyane cyane ku bana b'abahungu b'abajene, ni fonctionnement y'umubiri, n'umubiri nyine uri kugenda widegenera, umubiri uri kugenda uhinduka. Ni impinduka z'umubiri ziba zibayeho nk'uko umukobwa nyine agira mu gihe cya periode cyangwa cy'imihango cyangwa cy'ibishozo. Mvuze igihe nibuka ndi kwigisha ku ishuri none ndabwiriza, ndi kubwiriza ku nkuru ya Sawuli igihe bamushaka bakamubura yagiye kwihisha mu bintu, none ndabwiriza kwa kundi nyine n'amashagaga ya gisore n'ibikabyo kuko kenshi cyane ivuga butumwa ryanjye ryabereye mu bigo by'amashuri. None navuga nabwirije nitakumbye nyine bafashijwe Sawuli ari mu bishoze, kumbi ngiye icyo gihe terime y'ibishoze ntago nari nyize, nkabona abana baraseka bati amen, nkagira ngo bafashijwe abanyeshuri nyine kumbi ngo bisobanura nyine ko nta kantu naricishijemo, ariko ntago ari icyaha. Nagira kuvuga ko n'umubiri ni impinduka z'umubiri ziba ziri kubaho nk'uko, kuko ubundi icyaha ni iki? Icyaha ni ikintu wakoze ubizi kandi ugira ute ubishaka. Voilà le péché. Ni ikintu nyine wafatiye umwanya, uri muri conscience, donc ufite ibyiyumviro, uri gutekereza, uri mu buzima buri normal. Naho cyane cyane ibintu bijyanye n'inzozi ni ubuzima buri anormal, ni ubuzima butandukanye n'ubuzima busanga muri inconscience, buba buri muri inconscience. Okay, ngira ngo ni ibintu byumvikana. Naho ibyo bita inzozi zipfuye ntiziheze, nyine ngo narose inzozi zipfuye uri nko gusamba. Voilà, yego. Ngira ngo akenshi nibyo twihana. Kurota rero uri gusambana bishobora guterwa n'ibintu byinshi. Iyo byatewe nuko umaze iminsi ufite irari ry'abakobwa cyangwa nyine ushaka gusambana mu ntekerezo zawe, nibyo nakubwiye kare ko inzozi ziza hari n'izituruka mu bitekerezo. Ushobora kuba umaze iminsi rwose wumva ushaka kwisayidira cyangwa gukora ibyo byaha, so biroroshye cyane ko
mu nzozi satani yaza akakuvangira bihewe ku ntekerezo wari ufite ukarota uri gusambana. Icyo gihe ntabwo ari icyaha cy'ubusambanyi cyabaye, ahubwo ni ibitekerezo bipfuye byatumye satani akugeza ku mugambi wo kurota ugira gute gusambana, cyangwa se byakugejeje mu gusambana mu nzozi. Icyo gihe rero icyaha kirimo ni amarara akumazemo iminsi, ariko ntabwo ari icyo warose, kuko kurota ni muri inconscience nyine nk'uko nabivuze. Ntabwo kurota ari icyaha, ariko icyabiguteye kubirota ubwacyo ni igiki. Ushobora no kuba umaze iminsi mu ntege nke, waryamye udasenze, bituma satani akwataka mu nzozi. Icyaha kirimo ni intege nke ufite zo kudasenga, ariko ntabwo ikibazo ari izo nzozi. Icyo cyasi guteye, haba hari ikintu cyateye ibyo bintu kugira ngo ugire ute ubirote. Noneho rero abantu rero barota bitware gute ku nzozi barota n'igisobanuro cyazo, kuko ushobora gusobanuza inzozi nabi bikagushyira mu kaga bitewe n'umusobanuzi wasanze cyangwa n'uburyo wazisobanuje. Icya mbere hari abarota n'abarotora. Yego, ku barota ni byiza, ariko ko murota Imana igusura mugasabana. Ariko icya kabiri ni na ngombwa kwitondera ibintu warose. Ukwiye kugira umwanya wo kongera ukagira gute ukabisengera. Buri nzozi yose urose ndagira ngo ugire inama ko udakwiye kumva ko iturutse ku Mana. Ushobora kuba iturutse ku marangamutima, cyangwa iturutse ku mateka y'ibyo waciyemo cyangwa wabonye cyangwa wumvishe. Icya gatatu ishobora kuba nk'uko nabikubwiye iturutse kuri satani. Icya kane inaturutse ku Mana. Ibyiza rero nuko inzozi zose urose ukwiye kubanza ugafata igihe cyo kugira ute cyo kubisengera. Hari uwambwiye ati se France kurambwira ngo mbisengere, ati izi nzozi mpora nzirota buri munsi zigaruka. Ndamubwira rero uzafata igihe cyo kwiyiriza ubusa no gusenga. Nimba ufite n'undi muntu wizeye uzamubwire nawe agufasha gusengera icyo kintu, ku buryo izo nzozi uwo muntu nkubwira zari zaramuhagaritse umutima buri munsi. Kandi iyo warose nabi kenshi ubyuka wumva utanameze neza mu buryo bwa emotion, mu buryo bw'amarangamutima no mu buryo bw'umubiri. Ubyuka wumva unaniwe utameze neza. So icyo rero navuga mu magambo makeya nuko mu gihe cyose urose ukwiye kugira umwanya wo kugira ute ugusenga. Kandi inzozi zose ntizikagutware ibyishimo, zikagutwara iki umunezero, cyangwa ngo ziguteranye n'abantu, cyangwa ngo wumve ko igihe cyose warose ibintu ngo ari hamwe, cyangwa zigusenyera urugo, ngo narose ngo Joel ngo yambaye ubusa, ngo bisobanura ngo ko Joel ari iki, ngo ari umupagani adasenga. N'ubwo ubwo mu by'ukuri inzozi iyo urose umuntu yambaye ubusa bisobanura ko muri iyo minsi ataba ahagaze neza mu gakiza. Ariko ntabwo bivuze ko igihe cyose ari hamwe. Hari n'igihe aba ari abadayimoni bamwatatse bo kumusebya. Se bemera ko ari abadayimoni bo gusebya umuntu babaho? Abo babaho. Hari umuntu wari ugiye kugira umuntu neza nga aramurota inzozi zituma abihindura. Nibyo uvuze. Yaba atarasomye Bibiliya. Ngo nashaka kugira neza ngo ndakurota. Ngo nkurota nabi ndabyihorera. Ibyo bikwiriye. Hari umuntu ugeze ubimbwira rwose. Ni nanjye byabayeho. Ni umuntu rwose arambwira ati niryo kera ngo niba bigeze bantwara banyiba kamera ngo mbishyira kuri YouTube, bishyira kuyoboka Imana nyine gutyo ukuntu. Umuntu arambwira ati nari ngiye kugutera inkunga ikomeye, ariko nkorota y'inzozi ndabyihorera. Ntabwo wazivuga cyangwa nazo yakubwiye? Ntabwo yazimbwiye. Nabane ati okay. Oya, ibyo ni nk'abandi babangwe ngewe ngo nta muntu naho atari umurokore cyangwa atari umukristo. Ni imitekerereze. Cyangwa ngo wagiye gufasha umuntu ngo bamukubwira nabi ngo urabireka. Cyangwa ngo ubundi ubwo ugiye kuba ugiye urashaka gutera umurimo w'Imana inkunga, wenda nko gutera France inkunga n'urugero, ukabanza ugahamagara mu Rwanda ukazenguruka ngo ubaririza ngo c'est ça. So njye ntekereza ko bakanabihuza na biriya ngo by'imbuto, umuntu wasohoye imbuto ngo zimwe zikagwa mu mahwa, ngo izindi mu murima mwiza, ngo izindi mu nzira. No, ntabwo ari cyo bivuga. Tuzagira umwanya wo kuganira kuri icyo kintu. Yesu yavuze uwo mugani w'imbuto zimwe zaguye, yavugaga ijambo ry'Imana rigwa, bamwe bakarifata seriye, abandi bakarifata mu buryo bishakiye. Ibyo bifite icyo byari bisobanuye. Ibyo rero ariko Bibiliya iravuga ngo mugirire neza bose. Wenda icyo yongeraho Bibiliya cyane cyane abo mu nzu, ariko ivuga bose n'abadakijijwe. Yesu yaravuze ngo nimugirira neza gusa ababakunda cyangwa abamuhuje idini.
mu by'ukuri n'abapagani barabigira, abasangira inzoga bagirirana neza hagati. Rega niyo mpamvu Yesu yavuze ngo gira neza wigendere. Ubundi ntukagire, ubundi hari umuntu uvuga ngo Yesu yatanze umugani ntukagire neza ngo uyikurikirane w'umusamariya. Oyigire wigendere. Yatanze umugani w'umusamariya. Yego. Umusamariya w'umutima mwiza. Wasanze umuntu bamuhondaguye mu nzira ibisambo, ngo abayobozi, abadiyakoni, abatambyi ngo bakamucaho bakamubererekera bakigendera, ngo ariko haza umusamariya umupagani, ni umuntu utari umwisiraheli, umuheburayo, haraza ngo amugirira neza, amujyana kwa muganga, amutangaho ibitambo agira gute, sibyo? Aravuga ngo muri abo bose ninde wagize neza, ninde mugenzi w'uwo muvandimwe? Ati ni uwamugiriye neza. Aravuga ngo namwe mugenze gutyo. Dukwiye kugira umutima. Uyu musamariya ntazi uriya muntu, urabyumva? Ntazi nimba akijijwe cyangwa atagize gute, adakijijwe. Ntazi nimba ari umuyuda cyangwa atari we icy'ingenzi, kandi ababizi bamutambutse bamuritse. Icy'ingenzi Imana idusaba ni umutima ubikoranye, ni umutima wo kugira neza. Imana iduhane umugisha. Yego. Ntekereza yuko ari naha ngaha tugiye gusozereza iki kiganiro. Hano harimo amasomo akomeye ku barota n'abavuga ko barotora inzozi. Nubwo tutagiye tutanga detaye, ariko iyi brief dutanze iragufasha kugira ikintu gato, nibura nawe ukore research zawe ugira icyo wunguka. Niba ikindi hari umuntu ufite ibindi bibazo yaza bitanga, tugatambutsa ikiganiro utaha kuri ibi bintu bijyanye n'inzozi cyangwa se abarota n'abarotora, ibintu nk'ibyo. Ngira ngo biroroshye cyane. Nimero za pastor ziraba zanditse ku kiganiro. Biroroshye ko ushobora kumwandikira, ziba ziri no kuri WhatsApp, maze ukamuha ibibazo kugira ngo nawe abiduhe tubone ko dutegura ikiganiro, cyangwa natwe ukabiduha none tugategurana nawe ikindi kiganiro. Ngira ngo ni ibintu byoroshye cyane. Pastor, reka tubagireho umugisha, muvuza amagambo akomeye kandi mu gihe gitoya kugira ngo agende agire umumaro mu mitima y'abantu, muyaherekeresha isengesho, ubundi tugane ku musozo w'iki kiganiro. Turagushimiye Mana, waduhaye umwanya mwiza wo kuganira n'abantu. Bibiliya iratubwira ngo nuko umwami arota inzozi zimuhagarika umutima. Kenshi uyu muntu arose ibintu bikomeye bidasanzwe bimuhagarika umutima. Abantu muri iyi minsi cyangwa bazakurikira iki kiganiro bahagaritswe imitima n'inzozi, ndabasengeye kugira ngo imitima yabo yuzuze amahoro, kandi sengeye n'inzozi mbi barose wenda koko zikaba ari n'ukuri, kugira ngo batabarishe ubuntu bwawe n'imbaraga zawe. Abarose impfu bisobanura umudayimoni w'urupfu buhiga uwo muntu, turategetse ngo izo mbaraga z'umwijima zihunge mu izina rya Yesu. Kandi abarose bari mu ntege nkeya ubambika imbaraga, ubabyutse kuko ari wowe utanga ububyutse, usuka umwuka wawe wera, usuka ububyutse mu izina rya Yesu Kristo. Kandi nsengeye kugira ngo impano y'inzozi muri twe, kugira ngo wite kuyivugurure, wirinde ivangirwa ryose, kandi tugusabye inzozi nzima, inzozi nziza ziturutse kuri wowe. Hari n'ikindi tujya twita inzozi z'umuntu, bisobanura purpose cyangwa icyo ashaka kugeraho ejo hazaza. Dusengera inzozi z'abantu bafite y'ibyo bifuza kugeraho, kugira ngo uzitere inkunga, kugira ngo bashyigikire, kuko ijambo ryawe rivuga ngo ikoreze Uwiteka urugendo rwawe, nawe azarusohoza ube amahoro. Tukwikoreje ibyo twifuza kugeraho, tukwikoreje imitwaro yacu, ngo abe ari wo kudushyigikira. Bana natwe muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen.